umuntu bivugwa ko ari inyamaswa mu zindi, ariko ngo akaba ariyo nyamaswa irusha izindi zose ubwenge n'ubutware. Ubwo butware ubundi abukomora he? Ninde cyangwa niki cyabimuhaye? Ariko reka twe kujya kure. Nakubwiye inkuru nyinshi, ubushize ndibuka ko twaganiriye ku nkomoko ya muntu, ariko tugendeye ku nkuru mbarirano twakuye mu Bashinwa. Buriya rero abize ubwarimu barabizi cyane. Burya ngo ni byiza ko wiga uhereye ku kintu uzi, ingero uzi, ubusobanuro wumva, nuko ukazabikoresha ushakisha, uvumbura, uniyungura ubundi bumenyi. Niba uri umukristo, ngiye kukubwira inkuru wumvise kuva ukijya mu mashuri ya gatigisimu n'amashuri y'abana yo ku cyumweru, ndetse yewe ikaba ari n'inkuru ucyumva kugeza uno munsi. Ariko nanone uko wayumvise siko uri buyumve, kuko noneho wemerewe kubaza ibibazo, ariko ibyo utinya kubaza niyo mpamvu nkubereye hano ndabikubariza. Niba uri umusilamu cyangwa se andi madini atari aya gikristo, ni inkuru uko byagenda kose wigeze kumva nibura inshuro imwe kuva wabaho. Nongeye kuguha ikaze hano ku inkuru z'ibihe. Reka dusubukure ikiganiro cyacu ku nkomoko ya muntu, ariko noneho uyu munsi twibande kuri za nkuru badusomera bagasoza bagira bati: mwakire neza ijambo ry'Imana. Cyangwa se niba utaba muri icyo cyiciro, ni za nkuru bajya gusoma bagatangira bati: dusome ijambo ry'Imana. Reka ne guca inkereramu cyamo, dushakire inkomoko ya muntu muri Bibiliya. Bibiliya ubundi ntabwo bivuga ijambo ry'Imana. Bibiliya bivuga ikoraniro, ihuriro cyangwa se ikusanyirizo ry'ibitabo. Ni igitabo abitwa abapagani n'abakristo bajyaho impaka nyinshi, ariko nanone ni igitabo n'abakristo hagati yabo batumvikanaho neza. Niyo mpamvu hariho Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera, yewe hari na Bibiliya ikoreshwa n'abahamya ba Yehova. Izi versions nkubwiye uko ari eshatu nizo tugiye gukoresha muri iki kiganiro. Sindi umuhanga cyane mu busesenguzi bw'iki gitabo, uraza kumbabarira. Kandi niwumva mvuze ibyo utemeranywa nabyo, wemerewe kunkosora aho hasi muri comment. Niba ufite Bibiliya rero, fungura igitabo cy'Itangiriro umutwe wa mbere, maze dusome umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Haragira hati: mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikivangavange kitagira ishusho kandi iriho ubusa. Umwijima wari ubudikiye inyanja y'amazi, n'umwuka w'Imana wahuhiraga hejuru yayo. Imana iravuga iti: nihabeho urumuri. Urumuri rubaho. Imana ibona ko urumuri ari rwiza, nuko itandukanya urumuri n'umwijima. Urumuri irwita amanywa, umwijima iwita ijoro. Burira buracya, uba umunsi wa mbere. Sinzi uko byumva nuko wabyigishijwe, ariko njye uko mbyumva nuko. Bwa mbere isi yari iriho, ariko itagira ishusho, kandi nta kintu cyariho kindi uretse umwijima wari ubudikiye inyanja, ndetse n'umwuka w'Imana wahuhaga hejuru yayo. Icyo bivuze ni iki rero? Icyo bivuze nuko ibyaremwe byose, ubwo isi yo itarimo, kuko yari ihari. Ni byose ibyo. Urumuri nanone nicyo kiremwa cya mbere, kubera ko Imana yaremye urumuri, hanyuma irukoresha itandukanya amanywa n'ijoro. Ibihe by'urumuri byitwa umunsi,
umwijima witwa ijoro. Ibihe nabyo biba bibayeho uko nguko kubera ko uwo umunsi wa mbere wahise ubaho, bwarije buracya habaho umunsi wa mbere. Buriya rero jya wita ku gihe cyawe neza. Tubonye uko ibihe byabayeho, hari n'uburyo Bibiliya ikomeza itubwira uburyo ibimera byabayeho, inyamaswa n'ibindi. Wakomeza ugasoma iki gitabo, ariko byose kugira ngo bibeho nyine nuko buriya ngo Imana yaravugaga iti ntihabeho iki, hanyuma ikivuze kikabaho. Ni ukuvuga Imana ibintu byinshi yabiremesheje ijambo ryayo. Niba ugira amatsiko menshi ubwo wabona umbajije uti none se Imana yaravuze ngo ntihabeho umuntu nuko umuntu abaho? Oya, umuntu ni umwihariko. Umuntu yaremwe mu buryo bwihariye cyane rwose. Kugira ngo tubirebe neza, reka dusubire mu gitabo cy'intangiriro cyangwa se itangiriro bitewe n'idini rya gikristu ubarizwamo. Ariko noneho nyemerera gato dukoreshe Bibiliya abahamya ba Yehova bakoresha. Gusa ntibikubuze gufata iyo ufite hafi ngo usome, kuko itandukaniro akenshi riba ari rito cyane kandi ntabwo ryica ubusobanuro. Dusome rero mu itangiriro igice cya mbere, ariko noneho turahera ku murongo wa 26 tugeze ku murongo wa 28. Ibyanditswe biravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe, ategeka amafi yo mu nyanja n'ibiguruka mu kirere n'amatungo n'isi yose n'izindi nyamaswa zose zigenda ku butaka. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, imurema afite ishusho y'Imana, umugabo n'umugore nuko yabaremye. Imana ibaha umugisha, irababwira iti mwororoke, mugwire, mwuzure isi kandi muyitegeke, mutegeke amafi yo mu nyanja n'ibiguruka byo mu kirere n'ibyaremwe byose bifite ubuzima byigenza ku isi. Urabyumva ute rero? Mu bigaragara Imana yaravuze, ariko noneho ntiyavuze ngo habeho. Oya, ahubwo yaravuze iti tureme umuntu. Urabibona ko habayeho ikintu gisa n'inama yo kurema umuntu. Urabibona ko byateguwe ko umuntu aremwa, kandi Imana hari irindi tsinda yavugishaga igihe yavugaga ngo tureme. Reka twe kubitindaho, ahubwo twibaze iki kibazo. Imana yakoresheje iki irema umuntu? Komeza ukurikire, kuko mu kanya ndabona hari ikindi kibazo tuza kwibaza nanone. Reka dusimbukire mu gice cya kabiri cy'iki gitabo cy'intangiriro cyangwa se itangiriro, maze duhere ku murongo wa 7 tugeze ku wa 9. Iyo mba hafi mba nkubwiye nti nsomera, ariko reka dusome ibyanditswe byera muri Bibiliya. Nanone ndongera nifashishe iyo abahamya ba Yehova bakunda gukoresha, kuko impamvu nibanze kuri ino Bibiliya cyane nuko aba bantu akenshi uzabasanga ku muhanda bigisha, uzabasanga mbese ahantu hose uzajya ushobora kuhasanga abahamya ba Yehova. Rero nutabona umwanya wo kwisomera Bibiliya cyangwa se umuntu muzahura ugusomera Bibiliya, nzi neza ko amahirwe menshi cyane azaba ari umuhamya wa Yehova. Reka rero dukoreshe Bibiliya yabo mu gitabo cy'intangiriro se cyangwa itangiriro ku murongo wa 7 kugeza ku wa 9. Haranditse ngo nuko Yehova Imana arema umuntu mu mukungugu wo hasi, maze ahuha mu mazuru ye umwuka w'ubuzima, nuko umuntu ahinduka ubugingo buzima. Nanone Yehova Imana atera ubusitani muri Edeni aherekeye iburasirazuba, maze ahashyira uwo muntu yari yaremye. Yehova Imana ameza mu butaka igiti cyose kinogeye ijisho gifite ibyo kurya byiza.
kandi hagati muri ubwo busitani amezamo igiti cy'ubuzima n'igiti kimenyesha ikibi n'icyiza. Ubushobozi mfite sinzi ko bwanyemerera gusobanura iby'ibiti by'ubwenge n'ubugingo, imbuto n'ubusitani, ariko nibura hari ibintu bibiri byumvikana mu byo twamaze gusoma. Icya mbere, Imana yaremye umuntu mu mukungugu. Icya kabiri, Imana imaze kurema umuntu yamurinze kuvunika ngo ajye gushaka amaramuko n'ibyo kurya, kuko yamuhaye ubusitani bwa Edeni. Gusa ngewe hano ndacyafite byinshi byo kubaza Bibiliya. Reka tubaze Bibiliya tuti, ariko se ko akiri umuntu abandi bakomoka he? Reka twe guca i Nyanza tugiye i Nyagatare. Umuntu hano uvugwa ni umugabo. None umugore ava he? Ko iyo urebye imiterere y'umugore, ibikorwa bye, imvugo ye n'ibindi ko bitandukanye cyane n'iby'umugabo. Ubundi buriya umugore nawe Imana yamukuye mu butaka. Reka dusome Bibiliya nanone. Reka tugume hano mu gice cya kabiri cy'Itangiriro, ariko noneho dusimbukire ku murongo wa 18 tugeze kuri 20. Dusome. Yehova Imana aravuga ati, si byiza ko uyu muntu akomeza kuba wenyine. Ngiye kumuha umufasha wo kumubera icyuzuzo. Yehova Imana yaremye mu gitaka inyamaswa zose n'ibiguruka mu kirere byose, maze abizanira uwo muntu kugira ngo arebe uko abyita. Uko uwo muntu yitaga buri kintu cyose gifite ubugingo, iryo ni ryo ryabaga izina ryacyo. Uwo muntu yita amazina amatungo yose n'ibiguruka mu kirere byose n'inyamaswa zose, ariko ntihaboneka umufasha wari kumubera icyuzuzo. Hano turabona ko Imana yabanje guha umugabo amahitamo yo kwihitiramo icyuzuzo. Gusa umuntu yise amazina ibyariho byose, ariko ntiyabonamo ikimukwiye. Bigenda bite rero ngo umuntu abone umufasha wuzuza inzira ze? Ikindi, aho twahereye dusoma kare mu gice cya mbere umurongo wa 27, haravuga ngo, nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, imurema afite ishusho y'Imana, umugabo n'umugore nuko yabaremye. Ese umugabo ajya kwita ibiriho byose amazina akaburamo umufasha umukwiye, uwo mugore Imana yari yaremanye n'umugabo bivugwa muri uno murongo yari yagiye? Nkwijeje ko nzagushakira igisubizo kuri iki kibazo. Reka dukomeze. Twasoje umurongo wa 20, reka tujye ku murongo wa 21 maze dusome tugeze ku murongo wa 24. Ni ukuvuga Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 21 kugeza kwa 24. 21. Nuko Yehova Imana asinziriza cyane uwo muntu, maze mu gihe yari asinziriye amukuramo urubavu rumwe, aho rwari ruri ahasubiza inyama. 22. Urwo rubavu Yehova Imana yavanye muri uwo muntu aruremamo umugore, maze aramumuzanira. Nuko uwo muntu aravuga ati, noneho uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, kandi ni umubiri wo mu mubiri wanjye. We yazitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. 24. Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akomatana n'umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe. Ubu se kandi ukeneye ko hari ikindi kintu ndenzahora? Gusa ikigaragara, umugabo akomoka mu mukungugu. Imana yaremye umugabo ikoresheje umukungugu. Niba ariko nabivuga, aremwa
Imana yabitekerejeho. Si ikiremwa cy'ijambo gusa, ahubwo byasabye Imana kugira ibyo ihuza, igakora umurimo umwe, yawusoza igakora undi. Iratangira iti tureme. Ubwo urabyumva ko iyo ari inama no gutegura kurema umuntu. Hanyuma yamara kubumba umuntu mu mukungugu, imuha umwuka agahumeka, hanyuma ikamushakira ibizamutunga. Nyuma iramusuzuma ngo irebe ko yabasha guhitamo uwo azamarana irungu cyangwa se uzamwuzuza. Yabona bidakunze, umuntu wa kabiri akajya mu mushinga w'Imana. Umugore ntava mu bitaka nk'uko abagabo byagenze. Ubanza ariyo mpamvu baseka neza tukanabakunda. Ngo umugore ava mu rubavu rw'umugabo. Wibuke ko urubavu aho ruba rutwikiriye, mbese nta mbeho, nta muyaga, nta mwanda, nta zuba ryinshi n'ibindi ruhura nabyo. Gusa nanone wibuke ko hari aho batubwiye ko Imana yaremye umugore n'umugabo icyarimwe mu Itangiriro igice cya mbere. Uriteguye tuzabisesengure, dushakishe n'andi makuru ava hanze ya Bibiliya, hanyuma turebe nimba ari umugore umwe uvugwa mu gice cya mbere cy'Itangiriro cyangwa se ari abagore babiri, umwe uvugwa mu gice cya mbere cy'Itangiriro n'undi akavugwa mu gice cya kabiri. Twandikire hano hasi muri comment. Ndabizi n'ukuri iyi nkuru si nshya mu matwi yawe, niyo mpamvu ntashatse gutinda. Icyo nakwibutsa gusa nuko iyi ari inkuru ya kabiri ku biganiro turi kugirana ku nkomoko ya muntu. Kugira ngo utazacikwa n'ikiganiro cy'ubutaha, kanda subscribe. Niba wakunze kino kiganiro, ibuka ukandaho ku gikumwe uduhe like. Niba hari icyo ubona cyasigaye cyangwa se hari ubwunganizi ushaka gutanga, twandikire hano hasi muri comment. Niba nanone ushaka gusoma inkuru nyinshi zo muri Bibiliya n'ibibwirizwa byinshi, genda kuri internet wandike wa3ijambo.org. Uzibuke kudusangiza ibitekerezo wakuye ku ijambo.org muri comment, ariko nanone ushobora no kudusanga kuri Instagram ukatwandikira. Twitwa Inkuru Z'ibihe. Ibiganiro byacu birakomeje, ntuzacikwe n'ikiganiro gikurikira. Nawe ubutaha.